tugiye kuganira amagambo y'Imana mu isomo badusomeye mu gitabo cya Zaburi igice cya 125 umurongo waho wa mbere n'uwa kabiri. Iryo somo Imana yarinyigishije mu buryo bwihariye, kandi iryo somo Imana yarishyize mu mutima wanjye. Iryo somo riravuga ngo abiringira Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyega, ahubwo uhora uhamye iteka. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Iri somo rikora ku mutima cyane. Ndagira ngo mbabwire bene data, nk'uko mutari mwabona umusozi wimuka, nk'uko mutari mwabona unyeganyega, niko abantu bubaha Uwiteka bameze. Umuntu ubaha Uwiteka bakomeye cyane, kandi mu bintu abantu bashobora guhitamo mu isi bakaba bahisemo neza cyane ni ukubaha Uwiteka. Ndagira ngo mbabwire bene data, nigeze mpura n'umuntu umwe. Uwo muntu twari twarigeze tubana, namubonye afite ibimenyetso by'uko yateye imbere cyane. Ariko mu gihe namukubitaga amaso, mu mutima wanjye hahise hatangira kuzamo ikintu kimeze nk'icyigisho. Uwo muntu yarahagaze aransuhuza, ariko ibintu byose yavuze nari meze nk'utabyumva, kubera ibintu nari ndimo numva bivugira mu mutima wanjye. Umutima wanjye warambwiye ngo abantu banyura inzira zitandukanye. Umwe anyura inzira yo gucuruza, undi akanyura inzira yo kujya muri politike, undi akanyura inzira yo kuba umushoferi. Bose bagera ubwo babona umusaruro w'inzira banyuzemo, ukabona ko inzira banyuzemo hari icyo yabagejejeho. Ariko umutima wanjye warambwiye ngo nawe ufite inzira wanyuzemo, kandi nawe ufite ibintu wagezeho. Umutima wanjye wanyumvishije yuko nta muntu n'umwe nkwiriye kwifuza umwanya we, kubera umwanya mwiza Imana yanshyizemo. Iri somo rirakomeza rivuga ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ndenge bangomba ezali na pembeni ya Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be. Yawe azali pendenge wana pona bato na ye. Ntabwo nigeze ngera mu gihugu cy'Isiraheli, nanu na koma na mboka ya Israeli te. Kubw'iyo mpamvu ntabwo nigeze mbona aya mateka uko ameze. Yangwana bangomba wana bazotanga nanu namona yangona. Ariko abantu bagiye muri iki gihugu kasi bawe bakenda bavuga yuko umujyi wa Yerusalemu balobaka kengo fili wana ya Jerusalem ugoswe n'imisozi wose, ezingami na bangomba. Ibintu Bibiri ivuga biba ari ukuri. Oyo Biblia lobaka izalaka. Mbeze muzi ibintu Bibiri ivuga kuri Roma? Boyebi oyo Biblia lobaka no etaleli Rome, uburyo yubatse ku misozi 7, lolenge etongami na 7 colline. Ibyo bintu nubwo byanditse muri Bibiliya ni ukuri. Biloko myo makamyo swana esi komama na Biblia loko iyo ugiye gusura Roma, soko kiena Rome, ubona koko yubatswe hejuru y'imisozi 7. ubona ete etongami ikolo. Nanone iyo usuye Yerusalemu, soki pe okikotala Jerusalem, imisozi irayizengurutse, zinga nango ezana ba. Uko ni ku Uwiteka gosa abantu be. Enge wana nenzambe azali kozinga bato na ye. Ariko kugira ngo tugere kuri ubu Kristo, asipote to koma na lolenge ya Kristo, ni ikintu nababwira ko gikomeye cyane.
ndagira ngo mbabwire bene data bashiki banjye, Tikala yebisa bino bandeko na ngai. ibi bintu ni ibintu bisaba kugira umwanzuro umuntu afata, Makambo oyo esengeli kozwa decision. ni ibintu bisaba kugira ibintu umuntu areka, Esengeli kotika makambo mosusu. kandi Imana irabanza ikagerageza uwo muntu Pe Nzambe akomeka yo. ku buryo yabona rwose asa n'ugiye gusigara inyuma y'abandi bose. Kino yo moko komanda komilobela neti otikali nsima ya bato. Ntabwo Imana ituma biba icyumweru ngo ivuge iti sava ndabyemeye kugororere. Ekosalema kaka na poso moko te poloba nandi. Imana irabanza ikagerageza amahitamo yawe, Nzambe akomeka bashwa na yo. ariko igihe kiragera Imana ikavuga iti ndabishimye. Kasi ngonga soke koki Nzamba kondima iyo. Mwigeze musoma amagambo avuga ngo uburyo bwo gukurikira Yesu biruhije? Bosiko tanga malobo elobi kolanda Yesu ezapa. Mu gice cya 4 cy'ubutumwa bwiza cyanditswe na Matayo, Matthieu chapitre 4 umurongo wa 18, verset 18. havuga Yesu atora abigishwa be ba mbere. Ezolobela lolenge Yesu Kristo aponaki bayekoli na Yageze ku nyanja y'i Galileya, akomaki na ebale ya Galilea. maze abwira Simoni Petero na Andereya mwene se, Ayebisi Simon Pierre na André, abwira Yohana na Yakobo mwene se, ayebisi Jean na Jacob, arababwira ati nimunkurikire. alobi bolanda ngai. Iyo usomye mu bice byose byo muri Bibiliya, Matayo, Mariko, Luka na Yohana, Soki otangi na ba évangile Matthieu, Luc, Matthieu, Marc, Luc, Jean, icyo gitekerezo hose kirimo. partout balobeli ndenge Yesu aponaki ba. Ariko iyo usomye muri Yohana mu buryo bwihariyeho, Kasi soko otangi na Jean na lolenge akokesa. havuga ko Yesu yari amaze gutuma baroba ifi nyinshi, Ezolobela balobaki bambisi ebele. maze basiga byose baramukurikira. Pe batikaki nyonso balandi ye. Basiga se Zebedeyo, batiki tata na bango Zebede. basiga ubwato bwabo, Batiki babwato na bango. basiga n'amafi baramukurikira. Batiki bambisi balandi Yesu. Umunsi umwe Petero yigeze abaza Yesu, Mukolo moko Pierre atunaki Yesu. igihe Yesu yari amaze guhamagara umusore w'umutunzi ngo amukurikire, Tangu Yesu Kristo abyangaki jeune homme riche alanda ye. igihe yamubwiraga ati genda ugurisha ibyawe ubiha abakene uzunkurikire, Kende oteka nyonso ya yo pe yaka obi. mu gice cya 16 umurongo wa 19 bya Matayo, Matthieu 16 tina 19. maze uwo musore ahita agenda ikigongogongo ntiyongeye kugaruka. Balobi jeune homme riche wana akendaki libela. Maze umurongo wa 22 Verset 22. Petero abaza Yesu ati, Pierre atuni Yesu. ko twasize byose tukagukurikira, Boni tutika nyonso tolanda. tukaba tureba abandi ubahamagara bakisubirirayo, Tozomona ozobyanga bamusuba zozonga. twebwe dusanze ku nyanja y'i Galileya, Biso okutaki biso na Galilea. usanga dufite umurimo dukora, Okutaki biso tosala musala. uratubwira uti nimunkurikire. Olobi bolanda ngai. None ubu buzima bwacu bumeze nk'ubumanitse mu giti, Siko vina biso ekomi neti ezali likolo ya nzete. mbese amaherezo yabyo azaba Siko yahe? tokosuka ndenge nini? Yesu aramusubiza ngo, Yesu asomisaki ye. umuntu wese wasize ibye, Mutu oyo atika biloko na ibyo byose akaba abikoze ku bwanjye, mpona ngai. kandi akabikora ku ubutumwa bwiza, Pe asali yango mpona sango malamu. muri ubu bugingo azahabwa ibiruta ibyo yasize inshuro 100, Na bomoi oyo akopesamela mbala mokama. ariko kandi azahabwa n'ubugingo Pe buhoraho. akozwa bomoi ya seko. Hari ikintu kijya kimbabaza cyane mu Bukristo, Eloko moko epesanga mawa. ikintu gikorwa n'Abakristo benshi cyane, Eloko bakretien ebele basala. hafi 95%. Toloba 95%. Icyo kintu giteye agahinda cyane. Eza likambo ya mawa. Iyi irarika ryo kwegurira Imana rigeze ku bantu, Tangu bazobyanga bato bamikabepana. n'abitwa ngo barabikoze, Ezala bao basa bamikabi. biyegurira Imana igice. Bamikabaka kasi. Abo bantu bamera nk'ingati imennye, Bakozala lokola tina te. ntago bajya bagera ku munezero wo gukurikira Imana, Bakokuma na esengo penza. bahora bibaza niba bazajya mu ijuru cyangwa batazajyayo. Bazaka na incertitude bazomituna tokokendelo na tokokendelo. Ariko iyo umuntu yakurikiye Imana neza, Kasi soki olandi Nzambe penza. iyo yakurikiye Imana neza, Mobimba na yo olandi Nzambe. hari igihe agera Okokoma na ngonga. akamera nk'umuntu wateye igiti, Okozala lokola mutaloni nzete. none kikaba kimaze kwera, Pe nzete eboti mbuma. akaba atangiye kurya imbuto zacyo. Koyo okomi kolia bambuma ya. Kujya mu Bukristo ni ikintu cyiza cyane Kozala mukristo zeloko ya malamu. iyo wabugiyemo mu buryo nyabwo. Soki okotaki na kati ya kibomo. Ugeze igihe kitari umwaka umwe,
okosala une année ukageza igihe kitari imyaka 2 okosala 2 ans igihe kikazagera ukumva atangiye kubona ingororano zo guhitamo kwawe neza gonge kokoma pe okososolete obandi kozwa bambano ukumva mu mutima wawe watangiye kugororerwa okuyokesengo na mutema nayo uyu munsi lelo numvise nshaka kubabwira ibintu biri ku mutima wanjye cyane na sepeli na yebisa bino makamezo matangana kandi numvise nshaka kumera nk'ubaganirira urugendo rwa Gikristo mu cyigisho ndi kwigisha pe nalingina solola na bino mubembo ya mukristo na tamu nazo ibintu ndi bivuga uyu munsi bifitanye isano n'urugendo rwanjye rwa Gikristo makamu nazolo baleleza kwa témoignage ya voyage na ngai kandi bifitanye isano no kwegurira Imana kukuri pe ezola kisa komika ba mobimba aho buzagera ukumva rwose waragororewe esika okokoma ososoliete ya solo aho nta muntu n'umushobora kwifuza umwanya we esika okolule esika mutu mususu te aho wumva mu mutima wawe Imana yarakunejeje esika okoyoke sengo na kati ya mutema na urugero kugira ngo turugereho kwete tokoma na niveau wana dusaba ibintu bibiri bikomeye ezosenga makaumi bale ya pasi ikintu cya mbere ya liboso ni ukuba waratangiye urugendo neza kobanda malamu mubembo wana ya bubu mwakunze kumva nkunda kuvuga ikintu cyo gutangira neza nazo zongela liloba oye kobanda malamu mwakunze kumva nkunda kugitindaho cyane nazo umela nango nazo lobango mbalebele mwakunze kumva nkunda kuvuga ingorane zo gutangira nabi na lobela kipe ba inconvénient ya kobanda mabe ndagira ngo mbabwire ko icyo kintu ni ipfundo riri eloko wana ezali lokola ne aho hantu ni ipfundo ry'ubukristo rya mbere riri ezali ne ya kibomo Kristo iyo umuntu agize umugisha wo gutangira neza soki osili bakumalamu obandi malamu impamvu mbabwira ibi ngibi soki nazo ebisabino oyo njyewe nigeze ngira igihombo cyo gutangira nabi ngai moko na bandaka mabebe ekutana igihe nabigishaga iby'ubuturo bwera tangu na baneko teya bino etaleli sanctuaire igihe nabigishaga ibyo kurira inkike tangu na teya kibino komata na mur igihe nababwiraga iby'ukuntu umuntu byongera kumusaba kongera gusohoka tangu na ebisaki bino ete esengeli kozonga sima pe kobanda maze akongera agatangira bundi bushyashya bandela ya sika wenda maze imyaka 10 yumvaga ari umukristo tangu suso sali 10 ans obino kinazamo ndagira ngo ubwire ko hari abantu bamwe icyemezo iyo icyo cyemezo aricyo bagomba gufata nazo ebisabino suki o sosolete sengelo zwa decision ya kobanda icyemezo cyo gufata ubukristo bwaho bw'imyaka 10 kozwa decision ya kobwaka kimomo Kristo wana ya 10 ans maze bakabukuba na 0 bakongera bagatangira multiplier ngo par 0 pe obanda abantu benshi babonye aricyo cyemezo bafata batu ebele soni bamoni bamikuti liboso ya decision bahita bafumira bati tuzakomeza uko bimeze balobaka te boye te nakende kaka boye ariko je byansabye gusubira inyuma ngai esengela kinazonga sima kandi byansabye kongera gutangira pe na bandasi ariko ndashima Imana cyane kasi nazokomisa nzambe ndagira mbabwire ko nta muntu ushobora kugera kuri uru rwego mu mwaka umwe mutu akoko koma na niveau wana te na nta muntu ushobora kurugeraho mu myaka 5 okoko koma na niveau wana te na 5 ans ikintu cya mbere ni ugutangira neza ya liboso eza kobanda malamu kandi purusa mirongo zitangira nabi kasi ebele babandaka purusa mirongo zurira inkike ebele bamataka na bamure kandi niyo babimenye ntibemera kongera gutangira atako basosolete bamataki mi bakoboya kubanda ikintu cya kabiri gikomeye mu Kristo eloko ya mibale ni ukuntu abantu bakomeza urugendo batangiye ezali kokoba na mubembo oyo niyo abantu baba baratangiye neza atako soko bandaki malamu hari igihe mu rugendo rwabo kasi na kati ya voyage to na mubembo bamera nk'umuntu urimo kurira igiti okokoma lokwa mutazoma tanzania maze yabageze hagati mu kurira na kokoma katikati na nzete ibintu bikamumananura bikamukubita hasi oyoki mwangu ya moko ekwesi nanone hari abantu bafite urugendo rumeze gutyo bamususu bazana mubembo ya ndege aho bafite ibintu byinshi cyane byagiye bibasubiza inyuma makuta ni na makambo ebele oyo ezongisi bango reka dutekereze yuko batangiye urugendo tokanisa babandaki mubembo maze bamaze imyaka 3 baza gukora icyaha cyo gusambana sima ya bambula misatu basali lisumu ya uwo ni nk'umuntu wuriraga igiti ezailo kola omati nzete yagera hejuru akagira ikintu kimukubita hasi akomi katikati ya nzete akuta na eloko kwezi kugira ngo yongere abone imbaraga zo kongera gutangira kurira azwa lisusu makasi ya komata ntago byoroshye cyane eza petete kandi nubwo yatangira atako soko bandeli rwa rugendo ruracyamuri imbere kandi agomba kurugenda mubembo wana etika liboso na ye esengeli atambu aha ngaha nabonyemo umusaza ukuze awa namona kimpaka papa ya mukolo pasiteri naramubonye ni ukuze pasiteri awa nakati na bisonde mbese mutekereza umuntu amenye Imana boni okaniso kimutaye binzi
afite nk'imyaka yo mu busore maze akinjira mu irembo neza maze akagenda urugendo rungana n'urw'uyu musaza agezemo, mbese mutekereza ko yagera muri iriya myaka ameze ate n'Imana? Ndagira ngo mbabwire yuko ingoma ya Satani yaba irimo yaramaze gusenyuka mu mutima we. Ndagira mbabwire ko inzira y'Imana yaba yaramaze kwiyubaka mu mutima we, nk'uko ibintu byose bigira experience, n'ibintu bya gikristo bigira experience. Ndagira mbabwire yuko umuntu amaze imyaka ingana kuriya mu bukristo, ndagira mbabwire yuko inzira y'agakiza yaba yaramaze kugera ku rwego imworohera, kuko urugendo rwa gikristo turutangira tumeze nk'abantu barimo barwana, ariko ndagira mbabwire ko tuzagera ahantu runaka muri urwo rugendo, noneho tukumva tumeze nk'abantu bateye igiti kikaba kimaze kwera, tukumva inzira ya gikristo yaje kutworohera, tukumva inzira ya gikristo uretse no kuba tuzajya mu ijuru yaje kuturyohera. Iyi nzira ya gikristo tukumvira iryoshye cyane. Ibyo bintu ndi kubabwira birakomeye cyane, kandi ibyo bintu byo ni ubuzima mugomba kubamo. Kimwe mu bintu bishobora kugaragaza ko urugendo rw'umuntu ruteye neza, kimwe mu bintu ashobora gusuzumiraho niba koko nta kabazo karimo, ni ukureba niba ahantu ajya harimo harushaho kumubera heza kurenza aho yavuye. Kubera yuko nk'uko ijambo ry'Imana yatubwira ngo nk'uko mwari imbata z'ibyaha niko mugomba kuba imbata zo gukiranuka. Mbese kuba imbata z'icyaha muzi icyo ari cyo? Ni ukuba icyaha kigutwaza igitugu. Ndagira mbabwire ikintu gikomeye, niba muzi icyo ububata mu cyaha bimvuga, ni igihe umuntu aba afite imbaraga zimukoresha, ni igihe aba akora ibintu adashaka, aba ameze nk'umuntu uri mu munyururu ukurubanwa. None se byagenda bita umuntu abaye imbata yo gukiranuka? Byagenda bita umuntu abaye imbata yo gukiranuka? Mbese byagenda bita ibintu by'Imana bimeze nk'ibimutwaza igitugu? Mbese byagenda bita umuntu yinjiye mu modoka hano ibitekerezo bye biri gukorana n'Imana, akagera mu mujyi ibitekerezo bye biri gukorana n'Imana? Mbese mwatekereza mutegereje igihe cyo kuryama ibintu by'Imana bikaba birimo bisimburana mu bitekerezo bye? Ikintu kimwe kirimo gisimburwa n'ikindi, kugeza ubwo abwira Imana ati wambabariye ngasinzira. Mbega ibintu Imana itwifuriza uko bimeze. Bene data bashiki banjye, muri gahunda y'Imana habamo ubucuti, nk'uko haba n'ubucuti muri gahunda z'isi. Uko abantu baba inshuti n'abandi bantu, niko n'Imana igira ubucuti n'abantu bayo. Njya nibuka nk'amagambo yanditse mu Itangiriro mu gice cya 18 umurongo wa 16 na 17. Igihe abamarayika bari baje gusura Aburahamu, igihe Aburahamu yari amaze kubakira, igihe bari bagiye ku Sodomu n'i Gomora, kuri uwo murongo haranditse ngo maze Imana iribaza ngo mbese hari icyo twakora tutabwiye inshuti yacu Aburahamu? Ibyo byahise bituma mu bantu batatu bari baje kwa Aburahamu
basatu bayake pa Abraham umwe babiri barakomeje bagisodomu ni Gomora mibale bakobaki bate Sodomu na maze umwe asigarana na Abraham amubwira gahunda igiye gukorwa moko atika na Abraham po expliquer manaka ya makambo Nzamba mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi na mukanda Ellen White oyo lobi batu yakala baravuze ngo wasigaye yari Kristo ubwe balobi oyo atikalaki eza Yesu Kristo uwo wasigaye yatangiye kubwira Abraham gahunda igiye kubaho abaneko sosolisa Abraham manaka ya makambo aho niho Abraham yatangiye gusabira Sodomu na Gomora ndiye bisika Abraham baneko interceder ariko iyo mutekereje ubucuti bumeze butyo bokanisa kiboninga ya ndi kugeza ubwo Imana yibaza iti mbese twakora iki tutabwiye Abraham Nzambe amituna nakukoselo ko ninayibisa moninga mbese Abraham inshuti yacu ibyumvise yazavuga ngo iki Abraham moninga soka yoki tosali kambo toyebisi yete mbega ubucuti Imana yatekereza ko ifitanye na Abraham nivo ya kiboninga Nzambe ariko se munatekereza ubucuti Abraham yatekereza ko afitanye n'Imana boni boyebi oyo Abraham bandeko kanisela Nzambe mbese mutekereza ukuntu yiyumvisemo umudendezo wo gusabira bari abantu amiyoka kilibre pona ko interceder ameze nk'uri kubwira inshuti ye magara na kosolwa na moninga na ye mu bintu by'ubukristo habamo experience na makambo ya kimokristo pe experience pe kandi mu bintu by'ubukristo pe na makambo ya bomokristo habamo gukorana n'Imana cyane ezalaka pe communion na ariko ibyo bintu bisaba igihe kasi eza mukolo moko te ezosenga temps birabanza bigasaba itangiro rizima ezosenga obanda malamu birabanza bigasaba urufatiro ruzima ezosenga fondation ya malamu ariko bigasaba no kubaka kuri iyo fondasiyo ibintu by'agaciro ezosenga pe kotonga likolo ya fondation makambo ya ntina iyo dusomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto so totangi na mukanda Paul akobela ibako mu rwandiko rwa mbere igice cya 3 1 Corinthiens 3 Pawulo yaranditse ati nashyizeho urufatiro Paul akomaki na che fondation nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge lokola moko architecte ya mayeni mu bintu bya gikristo ikintu cya mbere ni urufatiro na via kibomo Kristo eloko ya ntina eza fondation ubukristo bugereranywa no kubaka inzu via bo Kristo bakokanisaka ngona kotonga ndako kandi nk'uko inzu yose igira fondasiyo ikaba ariyo banza lokola kotonga ndako nyose bandana kotonga fondation n'ubukristo bugira fondasiyo via bo Kristo pe eza ariko muri icyo gice cyo mu Bakorinto kasi na 1 Corinthiens igihe Pawulo avuga ati nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge tangu Paul alobi na tiaki fondation lokola architecte yaravuze atari ku muntu wese yirinda uko yubaka kuri urwo rufatiro kasi mutu nyonso akeba na lolenge azotonga aravuga ati umuntu niyubakaho izahabu soki otongi wolo likolo niyubakaho ifeza pe palata niyubakaho amabuye y'igiciro to pe mabanga atalo niyubakaho ibiti to pe banzete niyubakaho ibikenyeri to pe baba rozo niyubakaho ibyatsi to pe ba matiti aho yavuze ibintu bitandatu abantu bubakisha kuri urwo rufatiro alobaki biloko 6 oba yaravuze ngo umurimo w'umuntu uzageragereshwa umuriro bakomeka kotonga wana na moto umurimo we nugumaho soki mutsala wana etikali umaze kugeragereshwa umuriro sima ya kozikisama na moto azahabwa ingororano wana okozwa lifu ariko umurimo we nushya kasi soki kotongama na yo eziki uwo muntu azabura inyungu mutu wana akozwa benefisi muri ibyo bintu bitandatu byubakishwa na biloko 6 oyo totangi ekoki kotonga bitatu muri byo misatu na kati na iyo umuriro uje soki moto eye birushaho kuba byiza ekomaka kitoko kole ibyo ni izahabu wana eza wolo ni ifeza palata n'amabuye y'igiciro na mabanga ta ibindi bintu bitatu muri byo na biloko misatu oyo mosusu etikali iyo umuriro uje soki moto eye byo birashya yango ezika nubwo bitahira igihe kimwe atako ekozika mbala moko ariko byose birashya kasi ezika ibyo ni ibiti wana eza banzete ni ibyatsi eza matiti kandi ni ibikenyeri eza pe barozo niyo mpamvu dukwiye gutekereza bene data esengeli tokanisa iyi nzu ifite fondasiyo ndako eza na fondation ikubakishwaho ibintu by'agaciro batongi yango na makambo iyo ngiyo Imana ivuga ngo umuntu yirinde uko ayubakaho wana nzambe alobi tokeba na lolenge ndagira ngo mbabwire yuko ibigomba kugeraho ikuzura oyo ekosala ndako esila maze Imana ikayitahamo pe nzambe akotana niyo mpamvu iyo usomye muri Bibiliya soko otangi na kati ya biblia hagaragaza yuko turi inzu y'umwuka ezolakisa ete tozali ndako ya yo molimo kubabwamo n'Imana oyo esengeli efandelo ya nzambe kuri iyi si habayeho insengero eshatu na kati ya mokili 3 eglize izo nsengero zose Imana yarazitashye na kati ya baeglise nyonso misatu nzambe akotana urusengero rwa mbere rwubatswe mu butayu ndako ya liboso ezalaki na ni rwa rundi twagiye
twiga rwitwa ubuturo bwera. wana eza tabernacle ndenge totanga igihe twasomaga mu gice cya 40 cyo kuva tango totangaki na Exode chapitre 40 ubuturo bwera bwubakwa. tango babande kotonga tabernacle kuri icyo gice hasoza havuga yuko ubwiza bw'Imana bwaje bugataha urwo rusengero, asuka balobi kembo ya Nzambe eyingelaki na maze abatambyi bikabananira gutamba pe banganga Nzambe ekomi pasi po basala kubera ko ubwiza bw'Imana bwari bwuzuye inzu y'Imana. kembo ya Nzambe etonda urwo rusengero rwarakoreshejwe basalelaki pe tabernacle mu gihe cyose bari bari mu rugendo, tango nyonso bazalaki na voyage ariko bageze i Kanani tango bakomaki na mboka ya Kana noneho bubatse urusengero rutagizwe n'imyenda. batongaki sikoyo temple urwo rusengero rwubatswe na Salomo. temple etongamaki na Salomo. urwo rusengero rwari rurimo ibintu byose byari mu rusengero rwo mu butayu, temple wana ezalaki na biloko nyonso ezalaki na tabernacle. ariko mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma 2 Chroniques mu gice cyaho cya 7 chapitre 7 havuga ubwiza bw'Imana butaha urusengero. bazoloba kembo ya Nzambe koyingela ni ku mutwe w'icyo gice uvuga. kembo ya Nzambe koyingela na igice cya 6 kibanziriza icyo chapitre 6 havuga isengesho Salomo yasohenze bazoloba libondeli ya yegurira urwo rusengero Imana, bondelaki pona kokaba maze mu gice cya 7 na chapitre 7 ubwiza bw'Imana buturuka mu kirere, kembo ya Nzambe uti abantu baburebesha amaso komona yango buraza bwuza urusengero rw'Uwiteka. ye eyingeli na abatambyi birabananira gutamba pe banganga Nzambe kubera ko urusengero rw'Uwiteka rwari rwuzuye icyubahiro cye. kembo ya Nzambe etonda ariko urwo rusengero ndakuwana abantu bakomeje kugenda bananira Imana nyuma, batu bakombaki koza barebele pa ya Nzambe bihereye ku mwami wabo Salomo. banda na voix Salomo Imana ibohereza abahanuzi biranga. Nzambe atindi ba prophète ayokite urwo rusengero rwaje gusenywa na Nebukadinezari, lingomba sanctuary wana ebebisa ariko mbere y'uko rusenyuka kasi liboso ebebisa ubwiza bw'Imana bwarusohotsemo, kembo ya Nzambe ebimani maze ajyana abo bantu i Babuloni. pe Nebukadnezar mi batwana baragenda bahamara imyaka 70. 70 ans imyaka 70 irangiye après 70 ans bagaruka mu gihugu cyabo basongi na boka muri cya gihe cya Ezira na Nehemiya, na tangu ya Esdras maze bubaka urusengero rwa gatatu, pe batongi 3e temps rwa rundi ba Zerubabeli bubakaga, oyo bazerubabeli batonga rwa rundi babandi babacaga intege. tangu babandaki kolembisa bango nzo ariko urwo rusengero rwarashize ruruzura. sambalana tobija babandaki urwo rusengero ntabwo ubwiza bw'Imana bwaturutse mu kirere kasi kembo ya Nzambe eutaki likolote ngo burutaye nk'uko byagenze kuzambere, pona koyingela na kati lokola mibale esali kuko bari barahawe ibyumweru 70, kwete bapesaki bango 70 kandi mu byumweru 70 na 70 semaines harimo 62 byo kwitegura Mesiya. ezaki 62 semaines pona kobongama. niyo mpamvu Yesu yinjiye muri urwo rusengero yangwana Yesu ye moko akota igihe yari arimo arabagirana cyane, bandaki kongenga afite ubwiza bungana na bwa bundi bwatashye insengero za mbere. kembo lokola oye yingela kana batatu icyo gihe rwose Imana yari itashye urwo rusengero wana ezalaki koyingela nk'uko yatashye rwa rundi rwa Salomo, lokola Nzambe ayingela nk'uko yatashye rwa rundi rwubatswe mu butayu. na tabernacle tongamaka nanone urwo ngurwo Yesu yararutashye, na kati pe ya wana ya misatu Yesu Kristo kandi mu buryo bumeze mu bwiza bungana n'ubwa rwa rundi. na kongenga na kembo na urwo rusengero Yesu yakomeje kwigisha abantu, na kati ya temple wana Yesu akobaki kotea ariko igihe cyarageze muri Matayo igice cya 23 kasi ngonge kokaki na machesha abantu barananirana nk'uko byagenze ku rwa Salomo, bakomi suba rebel lokola bakomaka ba rebel maze Yesu avuga amagambo akomeye pe Yesu alobaki malobati ati dore inzu yanyu muyisige wari umusaka. alobi ndakula bino etika Yesu yaramaze kubwiriza ikibwirizwa cya nyuma mu rusengero. tangu Yesu Kristo ataki lite ya suka na tamu hari ku wa kane w'isabato. ezalaki mukolo ya mine icyo kibwirizwa cyanditse muri Matayo 23. predication eza na Matthieu igihe yari arimo agisoza tangu abane kosilisa aravuga ati dore inzu yanyu muyisige wari umusaka. alobi ndakula bino etika ni nkaho yakavuze ati nimushaka mukureho amatafari yanyu. elingaki eloba taso ebolongoli babu ni nkaho yakavuze ati amabati yanyu muyakureho. batol ni nkaho yakabwira ati inzu ibaye inzu nk'izindi zose zisanzwe. ndaku oyo ekomi ndaku lokola bandaku nyonso iyo nzu niyo ya nyuma byagendekeye gutyo, nde ezalaki temple ya suka oyo ahubwo Imana yitoranyirije
yanyubakishije indi nzu ya kane. Iyo ya kane yanditse mu Befeso mu gice cya 2 haranditse ngo namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu buryo bw'umwuka. Nyuma y'izo nzu 3 umugaragu w'Imana Stefano igihe arimo yiregura yaravuze ati Uwiteka ntakiba mu mazu yubatswe n'intoki z'abantu, ahubwo Uwiteka arimo ariyubakira iyo nzu. Iyo nzu igomba kuba ifite fondasiyo, iyo nzu igomba kuba yubatswe n'ibikoresho by'agaciro, kandi iyo nzu igomba kugira igihe itahwa. Ibyo ni urugero rw'urugendo rwa Gikristo, kandi agira ngo mbabwire bene data bashiki banjye, iki kintu umutima wanyu ugomba kukirarikira cyane. Iki kintu gikwiriye kubatwara umutima, iki kintu mukwiriye kugitekereza muri mu nzira mugenda, mukagitekereza muri ku buriri muryamye, kugeza ubwo mu ijuru babareba bakabona uburyo umutima wanyu wakuwe mu gitereko n'iki kintu, bakabona uburyo umutima wanyu wahangayitse ku bwacyo, bakabona uburyo wahangayikishijwe n'ibintu bitari byo mu isi, bakabona uburyo wahangayikishijwe n'ibintu abandi badaha agaciro, maze mu ijuru bagashima ibyo bintu. Imana iri mu ijuru ikavuga iti ndabishimye. Ubwo noneho uzahita utangira kumva warameze nk'umuntu wateye igiti, none kikaba kimaze kwera, ukaba utangiye kurya imbuto zacyo. Uzaba umeze nk'umuntu uri gushimirwa n'Imana kuba warahisemo ubukristo. Uzajya wumva aya magambo yanditse muri Zaburi, wumve ni amagambo yawe ubwawe, aho Imana yavuze ngo abiringira Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni, umusozi utabasha kunyeganyega. Aho Imana yavuze ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Ndashaka kubaha urugero rumwe rwanditse muri Bibiliya. Mbese mwasomye mu gitabo cya mbere cy'Abami, igitabo cya kabiri cy'Abami mu gice cya 6 hari umutwe w'amagambo uvuga ngo Imana yereka umugaragu wa Elisa ingabo zo mu ijuru. Icyo gitekerezo kirakomeye cyane. Icyo gitekerezo kigaragaza iri somo ryo muri Zaburi neza, ukuntu abantu biringira Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni, ukuntu nk'uko imisozi igose Yerusalemu ariko Uwiteka agose abantu be. Umugaragu wa Elisa yarasohotse, maze arangije abona igihugu cyose cyazimagijwe, abona amagare y'intambara menshi, abona amafarashi y'intambara menshi. Arangije agaruka mu nzu, abwira Elisa ati karabaye. Aramubwira ati ubu tureba turapfuye harabura gato. Ariko Elisa ntabwo bafite, ameze nk'umuntu ucometse mu ijuru, ameze nk'umuntu wagira ngo ubwenge bwe ntibugikora. Abwira umugaragu ati abaturinze bararuta bariya bantu. Nta nubwo yiri wasohoka kugira ngo barebe, ntabwo yiri waza kureba ubwinshi bwabo, ntabwo yiri waza kureba intwaro bafite. Afite amahoro mu mutima we, anejejwe n'uko ari umuntu w'Imana,
yarageze ku rwego rwo kutangira kurya umusaruro w'ubukristo bwe, maze abwira umugaragu ati amagara atugose n'amafarashi atugose biraruta biriya bintu wabonye. Maze avuga amagambo make gusa, isengesho ry'amagambo nk'atatu, abwira Imana ati data humura umugaragu wanjye kugira ngo abarebe. Mbese murimo muratekereza ikintu ubukristo butugezaho? Ndagira ngo mugereranye ingabo zari ziteye Elisa n'ingabo natwe uyu munsi zimaze kutugota. Ndagira mbabwira yuko hari urugamba rukomeye, urwo rugamba ruraturindiriye cyane. Urwo rugamba ruzaba rushingiye ku myizerere yacu, bizaba birenze ibingibi byariho mu gihe cya Elisa. Ariko n'abantu bangahe bafite amahoro mu mutima wabo? N'abantu bangahe bumva banyuzwe nuko ari abakristo? N'abantu bangahe bafite umutima uri mu gitereko? Abantu bazi yuko nibamara kugera muri icyo gihe cy'akaga, wenda hari igitangaza kizababaho, wenda bakumva hari uburyo bavuye mu ntege nke. Ariko ibyo bintu Imana iri kubikora ubu ngubu, kuko ibyo bintu byasanze Elisa yaramaze kwitegura no guhagarara kuri uwo murongo. Natwe ntabwo tuzawuhagarara igihe akaga kazaba kaje. Ndagira ngo mbabwire bene data bashiki banjye, umugaragu w'Imana Pawulo yagiye yandikira abantu kenshi abagaya. Yarababwiye ati mwari mukwiriye kuba muri abantu bakuze. Yarababwiye ati mwari mukwiriye kuba muri abantu bazi kurya ibyo kurya bikomeye. Ariko mbabajwe nuko n'ubu mukiri abana. Ati n'ubu mbabajwe nuko mugikwiriye kunywa amata. Mbega ukuntu ureba abantu bamaze imyaka mirongo biswa bakristo, abantu babatijwe kera cyane, ariko wanumva byibura ibitekerezo ukumva bafite ubwana bwinshi cyane. Inshuti yanjye muvandimwe, dukwiriye kugenzura itangiro ry'ubukristo bwacu. Hari ibyigisho twakoze, twabishyize kuri interinete, turifuza umuntu uzabisobanura. Ibyo byigisho twabikoze ukwezi, njyewe na mwene data uri injiri, twarimo dukora amateraniro aho bita ku Muhima. Ayo materaniro twakoze ukwezi kose, ariko muri uko kwezi twarimo dutinda ku kintu bita itangiriro. Nababwiye yuko muri Bibiliya mu gice cya 7 umurongo wa 24 muri Matayo, ahavuga inzu yo ku musenyi niyo ku rutare, aho ngaho havuga yuko ayo mazu yaje kugira igerageza. Ariko ayo magerageza ntabwo yashingiye ku gisenge cyubatse inzu, ntabwo yashingiye ku matafari yubatse iyo nzu, ahubwo yashingiye kuri fondasiyo. Imana ihitangirira agaciro gakomeye cyane. Nicyo cyatumye Pawulo yandikira Abakorinto mu gice cyaho cya mbere, urwandiko rwa mbere igice cya mbere umurongo wa 26, haravuga ngo bene data muzirikane guhamagarwa kwanyu, muzakurikirana amateka ya Pawulo ahantu hose yabaga ari, niyo byabaga ari ukwiregura, nubwo yabaga yarezwe imbere y'abategetsi. Mu kwiregura kwe hari ikintu yagarukagaho. Yarababwiraga ati jyewe nari umunyabyaha. Yarababwira ati ariko umunsi umwe saa 6 z'amanywa nari ndi kujya i Damasiko. Umunsi umwe isaha 6 z'amanywa, ibyo byanditse mu gice cya 9 cy'ibyakozwe n'intumwa. Yaravuze ati gitumye nzanwa muri izi manza zanyu, nanjye nari nk'abandi bose, ariko naje kuba umuntu kugeza ubwo n'abari bene data banyanga.
nigeze kubabwira ikintu mu ijuru bita igitangaza. Mbese mwashobora gusobanura ikintu cyatumye Pawulo yangwa n'abantu kugeza ubwo n'abayuda bamwanga? Umva, dukeneye ubuntu bw'Imana cyane. Nubwo twasigarana n'Imana yonyine, nubwo abantu bose bakumva batatwihanganira, buriya mene data kwemerwa n'Imana birakomeye. Umuntu ashobora kuba yemerwa n'abantu bose, ashobora kuba nta muntu n'umwe utamwemera, ariko ibyo bintu nta muntu n'umwe bishobora gukiza. Ariko umuntu ashobora kuba nta muntu n'umwe umwemera, bose bakaba bamufiteho ikibazo, ariko biramaze niba yemerwa n'Imana. Imana iradushakaho ikintu gikomeye. Ndashaka kubasomera isomo ryanditswe n'umugaragu w'Imana Pawulo mu rwandiko rwa 2 rw'Abakorinto mu gice cyaho cya 12. Turava ku murongo wa 2 tugeze ku wa 6. Esengeli nami kumisa kolo Yesu ayebisi Paulo tina ya kobeta tolo. Esengeli nami kumisa ata ezali na tina te. Tika naloba pona makambo oyo kolo amonisaki ngai lokola na bandoto pe basekele oyo ayebisaki ngai. Eleki mbula 14 Nzambe atombolaki moto moko na lisanga ya Kristo pe amemaki ye na likolo penza na mboka na ye. Nalobi lisusu nayebi te soki ya solo penza nzoto na ye ekendeki na likolo to ezalaki lokola na ndoto. Kaka Nzambe moto ayebi. Nayebi ete Nzambe akomisaki moto yango na mboka na ye ya bisengo. Nalobi lisusu nayebi ete soki ya solo penza nzoto na ye ekendeki na likolo to ezalaki lokola na ndoto, kaka Nzambe moto ayebi. Pe moto wana ayokaki maloba oyo moto akoki koloba te pe asengeli koloba te. Ngai nakumisa pona moto wana kasi pona ngai moko te. Soki nga nazali komikumisa pona ngai moko, ezali kaka pona kolakisa te ngai nazali na makasi te. Soki nalingi komikumisa na kosala yango lokola zoba te, pamba te nazali koloba bobele makambo ya solo. Kasi naboyi komikumisa pwete moto moko te azwela ngai makanisi ya monene koleka makambo oyo amonaka pe ayokaka epai na ngai. Amen. Amen. Aha Pawulo yararimo avuga ibyo yeretswe mu gitabo cy'iwi mwuka w'ubuhanuzi cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 45 icyigisho cyitwa inzandiko zandikiwe i Roma mu mizo ya mbere mu mibereho ya gikristo na ebandeli ya bomo ya kimokristo. Intumwa Pawulo yahawe amahirwe yihariye yo gusobanukirwa ubushake bw'Imana ku byerekeranye n'abayoboke ba Kristo. Yarazamuwe ajyanwa mu ijuru rya gatatu muri paradizo, yumva ibitavugwa, ibyo umuntu adakwiriye kuvuga. Pawulo yamenye ko byinshi yeretswe n'ibyo yahishuriwe yabihawe n'umwami, uko yasobanukiwe n'amahirwe y'ukuri k'ubutumwa bwiza byanganaga n'iby'intumwa zikomeye. Yari asobanukiwe bihagije ibyerekeye n'ubugari n'uburebure bw'umurambararo, uburebure bw'ikijyepfo, uburebure bw'igihagararo,
by'urukundo rwa Kristo kuruta uko rumenywa. Pawulo ntiyashoboye kurondora ibyo yari yeretswe byose, kuko mu bamwumvaga harimo bamwe bashoboraga gukoresha amagambo ye mu buryo butari bwo. Nyamara ibyo yari yarahishuriwe byamushoboje gukora nk'umuyobozi w'inyigisho w'umunyabwenge. Reka byamugumyemo igihe cyose, binamushoboza kugaragaza imico nyakuri ya Gikristo. Mu magambo yavugaga n'ibyo yandikaga, yatangaga ubutumwa bwafashije kandi buha imbaraga itorero ry'Imana. Muri aya magambo Pawulo yavuze, avuga kwaza umuntu wagiye mu ijuru rya gatatu. Pawulo ubwe niwe wivugaga. Icyo nshaka kubabwirira muri iri somo ni uko amagambo y'Imana tubwira ko muri iki cyigisho turi gusoma, bavuga yuko nta rubibi Imana igishyiriraho umuntu. Havuga yuko Imana atari ibwira abantu ngo nukugarukira aha. Hagaragaza yuko abantu urwego bariho nukubera amahitamo yabo. Imana ishaka kutugeza ahantu kure cyane. Twebwe ubwacu nitwe twakwitangira. Mu gitabo cy'Ibifuzwe byose haranditse ngo Imana yafashe ibyo mu ijuru n'ibyo mu isi, maze ibiha Yesu. Iramubwira iti ibi bintu byose byeguriwe umuntu. Iravuga ngo uzabikoreshe byose mu kumugeza ku rwego rwo hejuru. Kandi na Pawulo yandikiye Abefeso ati Imana yaduhereye muri Kristo Yesu imigisha yose y'umwuka. Imana ntabwo ari dutangira, nta nubwo umurongo turiho uyu munsi nta kibazo utwaye, ahubwo nk'uko Pawulo yabwiye abana ati mwari mukwiriye kuba muri abagabo, ariko n'uyu munsi muracyaraho abana. Ukurikije igihe mwemereye ubutumwa, ati mwari mukwiye kuba mugeze hejuru cyane. Yesu yigeze abwira abigishwa be ati nari mfite byinshi byo kubabwira, ikibazo ntabwo ari njyewe, ahubwo amaboko yanyu ni magufiya, kandi nta muntu n'umwe wumva hari icyo bimutwaye. Buri wese yumva nta kibazo bitwaye, ariko ukwiriye kubabazwa n'umurongo uriho uyu munsi. Ukwiriye kubabazwa n'ibyaha bikikunesha, ukwiriye kubabazwa n'uko utarabyiganzura, ukwiriye kubabazwa n'uko ingoma y'Imana itaraba mu mutima wawe. Ibyo bivuga yuko wagize umwete muke cyane. Ibyo bivuga yuko wanyuzwe n'ibintu by'ubusabusa. Uwanyarukana abo bantu banyuzwe n'ubusa, maze bakareba ikintu Imana ibifuriza. Nzi ko bava muri uru rusengero nta muntu usuhuza mugenzi we. Nzi ko umuntu wese yagenda yiganyira umubabaro we. Nzi ko umuntu wese yagenda atakira Imana mu mutima, ariko kuko bihishwa amaso yacu, umuntu wese yumva ntako atagize. Umuntu wese aravuga ati naragerageje cyane, uwatunyarukana twese maze tukareba ahantu Imana ivuga twakagombye kuba turi. Nta muntu watinyuka gusuhuza mugenzi we dusohotse. Umuntu wese uwo mwanya yawutanga gutekereza ku Kristo bwe. Kandi kuri aya manywa ndanezezwa no kubasabira umugisha. Nzi ko Imana yacu igira ubuntu bwinshi, nzi ko iba yiteguye kwirengagiza iminsi yo kujijwa
nzi ko abantu benshi batatewe n'ubugome ku kurwanya Imana. Nzi ko abantu benshi ikibazo bagize ari ukutabimenya. Ariko Imana yashaka kuzahura cyane ikakugeza hejuru y'imbaraga za Satani, ikakugeza hejuru y'ibintu bitera abantu bose ubwoba. Mu mutima wawe ukagira amahoro. Ya yandi Yesu yabwiye abigishwa be ati amahoro yanjye ndayabahaye, mbifurije amahoro kuri aya manywa. Ndabasabira umugisha w'Imana, ndabasabira ubukristo butera imbere. Hari icyigisho nakoze kuri interinete cyitwa amategeko yo gukura. Muri icyo cyigisho navuze yuko harimo amategeko atera gukura. Ayo mategeko yanditse mu gitabo cyo kugana Yesu ku cyigisho cyitwa gukurira muri Kristo. Itegeko rya mbere, kugira ngo ikintu gikure kigomba kuba gifite ubugingo. Hano ndimo ndahabona ururabyo, ariko ururabyo uko rwashyizwe hano niko rukingana. Ururabyo ntabwo rwigeze rwiyongeraho na santimetero imwe. Mbese ururabyo rufite ikihe kibazo? Rufite ikibazo kimwe, muri bwo nta rugingo rufite. Ndagira ngo mbabwire yuko hari ibintu bibiri byatanzweho urugero muri icyo cyigisho. Icya mbere ni umwana, icya kabiri ni ikimera. Ibyo bintu bibiri biba bifite ubugingo, kandi nubwo utabona santimetero bikuraho buri munsi, buri munsi biba birimo bikura. Iyo umuntu abyawe ubwa kabiri, iyo umuntu atangiye urugendo neza, aba abonye ubugingo bwo mu Mana. Niyo mpamvu ubukristo butangizwa no kuvuka, nk'uko ubuzima bwo mu isi butangirwa no kuvuka. Itegeko rya mbere ni ukugira ubugingo. Itegeko rya kabiri ni ukurya, kunywa, guhumeka. Ibyo byose bigira uruhare mu gukuza abantu. Mbese ko abantu batarakuze uyu munsi babuze iki muri ibyo byose? Hari igihe ikibazo cyaba kiri ku itangiriro, kukugira ubugingo. Niyo mpamvu mbifuriza umugisha w'Imana, kugira ngo Imana ibagirire neza mwese. Uwiteka barebesha amaso y'imbabazi. Uwiteka wemeye ko aya materaniro aba, ndamusaba cyane ngo akoreshe aya materaniro umurimo yashakiye kwaba. Ndamusaba cyane kugira ngo amagambo twigiye aha azayasobanure cyane. Igikomeye ntabwo ari igihe tumara mu ijambo ry'Imana, igikomeye ni igihe ijambo ry'Imana ritumaramo. Mu gihe gahunda irangiye, ubu nibwo Imana igiye kwagura ibintu twumviye aha. Imana izakoresha umwuka wayo ibisobanure. Abantu benshi cyane bazabona uburyo bakomeza urugendo ku bw'ebe byigisho. Kandi mu buryo bwo kwegurira Imana, ndabasaba kugira ngo muhaguruke. Umuntu wese afite icyifuzo mu mutima, umuntu wese arimo asaba Imana, umuntu avuga ati ndifuza kugera kuri uwo mutambiko wo hejuru, maze mu gihe dusenga nawe mu mutima urazamura isengesho. Reka dusenge. Imana yacu nziza, Data wa twese ukiranuka, uradukunda nta gushidikanya, uratuzirikana nta gushidikanya, utuzi ku giti cyacu naho dutuye urahazi, amazina yacu urayazi mu buryo butandukanye n'abandi. Uhabwe icyubahiro. Tugushimiye uburyo ushaka kudukiza,
tugushimiye ubushake bwinshi cyane ubifitemo, tugushimiye ubwitange bwose ubifitemo, tugushimiye ko ushaka kutuzahura ukadukura ahantu icyaha cyatugejeje ukadushyira mu gukiranuka kwa Yesu. Urashaka kudukura mu bwinanirwe, urashaka kudukura mu ntege nkeya. Dufite ubumuga bukomeye Mana yacu, icyaha cyadushyize hasi kidukandagiraho. Urashaka kudufasha kugira ngo tukigobotore. Izina ryawe nirihimbazwe. Tunejejwe no kugusaba umugisha, tuzi ko ushaka kuduha kurenza uko ababyeyi bifuza guha abana bawe ibyiza. Ijambo ryawe riratubwira ngo mbese hari umwana umubyeyi yasaba umugati akamuhibuye? Mbese hari uwo yasaba ifu akamuha inzoka? None se ko muri babi mukamuzi guha abana bayo ibyiza, mbese so mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza babibasaba? Tugushimiye ubushake bwinshi ufite bwo kuduha ibyiza. Turagusabye ngo umuntu wese akugireho umugisha. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.